ayo yakoreye yose akanywera akayamara, yanataha kuryama akatubuza amahoro, akarwana na mama, rimwe na rimwe tukarara hanze. Gukurira muri ubwo buzima, reba uko mama arwana no kutubonera ibyo dukenera umunsi ku wundi, akirirwa mu mirima ahinga, yahira nita kuri barumuna banjye, data yataha akamuhemba inkoni, byatumye numva nzinutswe ibijyanye no gushaka. Nabonaga gushaka ari ugusanga ibibazo. Rimwe nigeze kubaza mama impamvu yahisemo data. Icyo gihe data yari yatashye yasinze, ashatse gukubita mama dore ko ataburaga urwitwazo. Mama arasohoka natwe turamukurikira. Tumaze akanya gato hanze, imvura yatangiye kujojoba. Tujya kugama mu kazu gato k'ibiti bigonze, mama yari yarubatse munsi y'urugo. Mama ajya kugonda ako kazu, yabitewe nuko twasaga n'abamaze kurambira abaturanyi, kuko bashwanaga hari buri munsi. Babanje kwihangana, bakajya baducumbikira, ariko mama agira habona ko ari ukubagora, maze yigira inama yo kubaka akantu k'akaruri munsi y'urugo, yadusohora tukaba ariho twikinga iyo mbeho ya nijoro. Ariko iyo yabaga ari imvura, ubwo inyinshi yaratunyagiraga. Uwo munsi rero imvura iri kugwa turi kunyagirwa, mbaza mama impamvu yahisemo data, umugabo utita na gato ku nshingano ze, kandi akaba adakunda umuryango we. Mama yambwiye ko atarazi ko ari uko data ateye, ko babanye abona ari umugabo mwiza, ariko akagenda ahinduka gake gake, kugeza aho ahindutse umusinzi ruharwa. Kuva ubwo nahise numva nzinutswe abagabo. Nubwo nari nkiri muto, umusore wese nabonaga nubwo yari kuba ngaragariza ko ari umuntu mwiza, njye natekerezaga ko ntataniye na data, ko ejo ashobora guhinduka akaba umuntu mubi. Bituma numva nzinutswe ibijyanye n'urukundo. Sinigeze na rimwe nitwa ko nkundana n'umuntu n'umwe. Nagize n'amahirwe niga mu kigo cy'abakobwa gusa, ndetse cy'abihaye Imana. Bo nabonaga byibura babayeho neza kurenza uko mama yari abayeho. Iyo rero twabaga turi nko mu kiruhuko, cyangwa se turi ku ishuri hakagira umusore ushaka kunzanaho iby'urukundo, namubwiraga nshize amanga ko nta mwanya wo kumva ibyo binyoma yita urukundo mfite. Ngize imyaka 18, niga mu mwaka wa 5 w'amashuri yisumbuye, ibitekerezo byatangiye guhinduka gake gake. Nari ntangiye kubona ingo z'abashakanye babanye neza. Hari umwarimukazi watwigishaga wakoraga akazi ataha, ariko nashimishwaga n'ukuntu umugabo yamwerekaga urukundo. Mu gitondo akaza amutwaye ku igare, na nimugoroba akagaruka kumutahana. Yari umugabo ubona woroheje, wenda utaranagize uburyo bwo kwiga ngo arangize, ariko yakundaga umugore we cyane. Ibyo byatumye mbona ko nubwo mu muryango wacu bitameze neza, bitavuze ko abantu bose bashatse babayeho nabi. Nuko natangiye no kujya nereka abasore ko nanjye mbitayeho. Gusa ibyo ntibyamaze kabiri. Ubwo rero nigaga mu wa 5, twenda kujya mu biruhuko, hari umuntu waje kunsura nzaniye inkuru ntari niteze. Data yari yakubise mama, anirutsa amwirukaho, amugeze yahirikira mu mugina, agwira umwana yari ahetse wahita apfa. Na mama yavunitse umugongo. Kuva icyo gihe navuga ko nabaye imfubyi, kandi ababyeyi mbafite. Data bahise bamufunga, ubu ari muri gereza. Mama nawe yaramugaye, ubu ntashobora kugira ikintu na gito akora. Ibyo byose byatumye nzinuka abagabo burundu. Kuva mama yamera atyo, nahise nsubira ku cyemezo nari narafashe cyo kuzarinda mpfa nta mugabo nshatse. Nahisemo kwiyegurira Imana aho kuzapfa nabi, ngo ndashaka umunezero ubonerwa mu kubyara no gushaka. Uwo ntawo nshaka. Buriya nubona umuntu yarafashe umwanzuro runaka, ntuzigire umucira urubanza, kuko byanze bikunze aba afite impamvu yabiteye. Iryo somo naryize uwo munsi. Ese mubwira nti no kurihangana muri kare, sirinzi ko uko byakugendekeye. Ubu none usobanukiye impamvu wahisemo kuba umubikira. Usobanukiye impamvu wansabye kwikuramo byo kuba inshuti nawe. Ufite impamvu yumvikana rwose. Si benshi mbwira impamvu yatumye mba umubikira. Ahari ni wowe umusore wa mbere mbibwiye. Nabyo byatewe n'impamvu ari nayo yatumye nifuza ko duhura. Mbere yuko umbwira iyo mpamvu se, musaza wawe yabaye iki? Ahubwo unyibukije indi mpamvu yongeye gutuma nzinuka ibijyanye no gushaka. Musaza wanjye nawe yakuze yirwanaho, ariko we ntiyabona uko yiga ngo arangize amashuri yisumbuye, we yikomereza iby'ubucuruzi.
Amaze kugira aho agera ndetse amaze kubaka inzu, ashaka umugore. Nyuma y'igihe gito babana, aza kurwara akabyimba, karakura kangana umusozi. Yagerageje kwivuza abanza kujya mu baganga ba kizungu, ajya mu ba gakondo, ariko aho hose bayoboye indwara arwaye. Amafaranga yamushizeho, ya butike irashira, umugore abonye ko ntacyo umugabo we akivuze, afata abana barigendera. Ubu nawe aba wenyine. Na mama wari kumurwanaho ntava mu nzu. Nari nzi ko abagabo ari bo babi, ariko uwo mugore nawe wabonye umugabo warwayeho kumurwaza akamuta, yarushijeho kunyereka ko nta cyiza cyo gushaka, ko birutwa no kutabikora. Byatumye nshikama ku mwanzuro wanjye. Naramwumvaga, naramubwiye nti nta kintu nabona mvuga Marikere uretse kukubwira kwihangana, ariko uze kwibuka unsigire nimero z'uwo muvandimwe, byibura nzamuvugisha. Humura ndaziguha. Noneho reka nkubwire icyo ngushakira. Nguteze yombi Marikere. Ntekereza ko wababajwe n'amagambo ejo nakubwiye. Agikomeza kumbwira, hari umuntu wampamagaye kandi telefone iri ku meza. Yahise abona uwo ari we kuko hari handitse izina. Yahise ambwira ati, burya mwahanye nimero? Ni Mutoni wari umpamagaye. Wakoze kubana natwe. Wifuza kujya ubona inkuru nk'izi kandi buri munsi, wibuke usiga ukoze subscribe, ukandi like nk'ikimenyetso kitwereka ko wabanye natwe, unaduhe igitekerezo nyuze ahagenewe ibitekerezo. Naho utaha.